Guys, baca umugani mu Kinyarwanda ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka, ngo kandi ngo iminsi y'umujura ni 40. Ese ibi bintu niki ari buze kuba yabikirira he ko yahimbye abesha Samu amubwira ko iriya nda atariye, ariko ahangaha ubwo Niki na Soso bari basohokanye bagiye muri bara, bagiye kuba bari gufata ako kunwa, nibwo na Samu nawe yarari aho ngaho mwako kabari, maze arabumva ibyo bari barimo byose bavuga ibijyanye n'umwana, barimo kuvuga ukuntu umwana ari uwa Samu, ndetse barimo no kuganira ukuntu umwana azaza asa, niba yazaza asa na Niki cyangwa asa na se ari we Samu. Ese ibi bintu uko byose Samu yabyumvirizaga byose uko babivugaga, muratekereza biruze kuba byagenda bite? Muratekereza bari buze kuba bamuhisha iki ko byose yabyumvishije ko nawe muri kano kabari yararimo? Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe bakunzi bacu mudahwema kudukurikira, mbiseguraho ko kuba filime itari yasohoka episode 145, ariko mu kanya gato iri buze kuba isohotse. Na kabazo ka tekinike kaje kuba kabaho, ariko mwihangane mu kanya gato iri buze kuba isohotse. Ndabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe, mukomeze mutegereze mu kanya gato iri buze kuba ihageze. Ariko mbere yuko imanza yasohoka, reka mbasabe kugira ngo muze hano tube turiganirira kuri filime yacu episode yari yabanje uko yagenze, ndetse n'ukuntu ibintu byagenze. Ibitekerezo rero byanyu mubishyire muri comment, mutubwire uko mubibona ndetse n'ukuntu mutekereza byagenze, ndetse n'ukuntu mubona biruze kuba byagenda muri episode iri buze kuba yakurikira y'145, ariyo episode dutegereje twese. Ndabasaba kugira ngo mubane natwe, nawe utari wakanda subscribe ndakwibutsa kugira ngo uyikande, kugira ngo dukomeze kugenda tuganira 5 kuri 5, ndetse tunaba umuryango mugari w'abakunzi ba filime yacu yitwa Mwene Data, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zikunzwe muri sinema nyarwanda. Ahangaha niho Samu yababonye, ndetse yararimo kubumva ibyo bavugaga byose, arangije ahitaza iruhande rwabo aravuga ati uwabiyungaho, maze nabo n'ubwoba bwinshi, murabona ukuntu bari bafite ubwoba, baramwemerera babuze uko bamuhakanira. Nibwo yararimo kubabaza amakuru, arimo kubabaza niba batari bamubonye, barimo kuvuga bati ntago twakubonye. Nibwo rero yahise ababaza ati se none ibintu by'umwana numvaga mwari murimo kuvuga nuwuhe mwana, bimeze bite? N'umushyitsi se mwenda kugira bimeze bite? Ariko nubwo Samu yazaga yijijisha gutya, ibintu byose bavugaga yabyumvishe. Sinzi noneho icyo Niki ari buze kuba yamuhisha, dore ko yamubwiye ko uriya mwana atwite atari uwe, kandi Samu akaba byiyumviye neza ko ari uwe. Ese iri hurizo riri hagati ahangaha muri filime yacu yitwa Mwene Data, muratekereza rizabasha kuba ryaherera he? Ibintu bizabasha kuba byagenda bite? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mu bidusangize bitubwire uko mutekereza bizaba byagenda, ndetse n'ukuntu mubona biruze kuba byagenda muri episode ikurikira. Ese amahereza azaba yahe? Umwana azaba uwande? Ko tubona ko na Morgan ari hafi gufatwa, dore ko umugore we Nyambo ari gukomeza kugenda rwose avumbura utuntu tumwe na tumwe, aho yararimo kumubaza ati iriya nda Niki twite ko Niki yabwiye Samu ko atariye, ubu ngubu ntago yaba ari yawe. Mwabonye ko rero Morgan yahise agira ubwoba bwinshi cyane, arimo kuvuga ati ntago ari yanjye, ndetse nta nubwo mperukana nawe, kandi twe turabizi neza ko igihe cyose baba bari kumwe, igihe cyose Niki amukeneye ahita amuhamagara. Ese muratekereza amaherezo azaba yahe? Ese murabona Morgan atagiye kuzaba yafatwa, maze ukuri kose kukamenyekana, kukajya hanze, ndetse na se w'umwana wa nyawe ari we Samu akabasha kuba yamenya ko ari we wa nyawe, ise uriya mwana Niki atwite? Ese ibi bintu birabasha kuba byaherera hehe? Guys, reka mbashimire mwebwe mwakomeje kubona natwe muri kiganiro, mwe mwadusangije ibitekerezo byanyu, namwe mwakomeje gukanda subscribe. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao, naho utaha durire mu izindi episode zikurikira. Ndabakunda cyane, mwari kumwashimiye.